mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezwaho n'umukozi w'Imana Pst Ntakiyende Sadock, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusuhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugufa. Reka mbifurize amahoro y'Imana kandi mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana. Kandi nongere mbashimire cyane by'umwihariko mwebwe mukunda ijambo ry'Imana kandi mufite inyota nyinshi yo kurimenya no kuricira bugufi kugira ngo murishyire mu ngiro. Reka mbashimire cyane. Uyu mwanya rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana, kandi ndi bubasabe abafite uburyo bwo gufungura Bibiliya zanyu mufungure mu maganya ya Yeremiya igice cyaho cya 3. Turi busome duhereye ku murongo wa 22 tugeze ku wa 25. Amaganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 22 tugeze ku wa 25. Uyu munsi ndashaka ko tureba ku ngingo ivuga ku gushaka Imana. Gushaka Imana. Reka dusenge hanyuma tugaruke dusoma ijambo ry'Imana. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ikiranuka, Mana y'urukundo ndetse y'ubuntu buhebuje, turagushimye cyane kubw'uyu mwanya mwiza, kuko wongeye kutwemerera ngo tubashe kubumbura kanwa tuvuga izina ryawe, kandi abandi benshi bari hirya no hino babe bashoboye gutega amatwi kugira ngo dusangire ijambo ryawe. Twese hamwe turakwinginze kugira ngo uyu mwanya utubere uwo kunguka, yaba jyewe na mwene data turi hano muri studio, Mwami, n'abandi bose bari hirya no hino, utugirire neza, twige byinshi, twunguke byinshi. Mwami, dushyire mu ngiro icyo ukuri kw'ijambo ryawe kutubwira. Dufashe rero kandi wiheshe icyubahiro mu mitima yacu muri uyu mwanya wose tugiye kumara, mu izina rya Yesu Kristo nimwe dusabye twizeye, amen. Amen. Reka tugaruke dusoma hamwe twari tuvuze mu maganya ya Yeremiya igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 22 kugeza ku wa 25. Bibiliya irambwira ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura. Zihora zunguka, izo ni imbabazi z'Uwiteka, zihora ziyongera, zihora zunguka uko bukeye. Umurava wawe ni munini. Umutima wanjye uravuga uti, Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya mwiringira. Umurongo wa 25 ndagira ngo utege amatwi neza. Uwiteka abereye mwiza abamutegereje n'ubugingo bw'umushaka. Uwiteka abereye mwiza abamutegereje n'ubugingo bw'umushaka, cyangwa se ni ubugingo bw'umushaka. Twari tuvuze ko umutwe w'amagambo tugiye kuganira ari ugushaka Uwiteka, gushaka Imana. Hari ibintu byinshi cyane abantu bashaka. Iri jambo gushaka ni ijambo abantu benshi bamenyereye, kandi ni ijambo abantu benshi bakoresha. Hari igihe turikoresha turi kuvuga gushaka umugabo cyangwa se gushaka umugore. Ibyo ngibyo bifite igisobanuro cyabyo, ntabwo ari byo turi bujyemo muri uyu mwanya. Ariko wenda reka tuvuge ku gushaka amafaranga. Gushaka amafaranga. Iyo abantu bavuze gushaka amafaranga, abantu benshi bayashaka mu buryo bugiye butandukanye, banyuze mu mirimo itandukanye ariko ibageza ku mafaranga. Hari abacuruza, hari abahinga bakazagurisha umusaruro wabo, hari abakora ibintu bitandukanye, hari abakora ibijyanye no gutwara abagenzi cyangwa se gutwara imizigo,
hari abayitwara ku butaka, hari abayitwara mu mazi, hari abayitwara mu kirere. Donc abantu bakora ibintu byinshi bitandukanye, ariko mu by'ukuri bari gushaka ifaranga. Hari n'abarishakisha imbaraga bakora imirimo bakoresheje amaboko yabo, itari ubuhinzi, itari n'ubucuruzi, ahubwo bagatanga icyo nakwita serivisi, hanyuma bagahabwa amafaranga. Ntabwo urugero nk'abubatsi bakoresha imbaraga zabo n'ubwenge bwabo, hanyuma bagahembwa amafaranga. N'abandi benshi bagiye batandukanye, ndizera kuri kubyumva. Aba rero izo nzira zose banyuramo baba bari gushaka amafaranga. Hari n'abandi rero bahirimbanira gushaka icyubahiro. Rwose umuntu agashyiramo imbaraga ze zose, agashyiramo ubwenge bwe bwose, agashyiramo yewe n'ubutunzi kugira ngo abone icyubahiro, akagishaka muri ubwo buryo. Abo nabo barahari, ariko iyo nshinga gushaka niyo bakoresha. Hari n'abandi noneho bashaka ubumenyi, bashaka ubumenyi, kandi nk'uko tubizi abantu benshi bakunda kwiga. Ni umubare mukeya by'umwihariko muri iki kinyejana w'abantu badashaka kwiga. Umubare munini ni abashaka kwiga, kuko byamaze kugaragara ko uko umuntu arushaho kugira ubumenyi ndetse n'ubunararibonye mu kintu runaka, aba yongereye amahirwe ye yo kubona umugati mu buzima bwe. Rero abantu benshi bashakisha uko babona za diplome ziyongera kuzo bari bafite, babona ubumenyi bwiyongera kubwo bari bafite, ndetse abashaka akazi nabo, nubwo akazi gakubiye muri ibyo twari tumaze kuvuga haruguru, nabo bagenda bashaka akaruta ako bari bafite. Icyo nshaka gutsindagira ni iki? Ni iryo jambo cyangwa se iyo nshinga gushaka. Gushaka iby'isi abantu bazi neza uko babishaka, nyamara ntabwo ari cyo turi buvugeho cyane uyu munsi, ahubwo ndagira ngo tuvuge ku gushaka Imana. Kubera iki ubundi abantu bahirimbanira gushaka amafaranga, gushaka icyubahiro, gushaka ko babona za diplome zihanitse? Kubera iki abantu barwana urugamba rwo gushaka akazi? Yewe abantu benshi bamaze kumenya neza icyo ifaranga rivuze, bo hari n'indi nzira binyurira, bakarishaka baciye mu gushaka amabuye y'agaciro. Bagashaka amabuye y'agaciro. Ntabwo ndi bubivugeho cyane, ariko hari ibyiza biri mu gushaka amabuye y'agaciro, hari n'ingorane zikomeye cyane na risike nyinshi cyane ziri mu gushaka amabuye y'agaciro. Ariko ikigutangaza ni uko abantu benshi badashobora guhagarara na gato iyo bamaze kugira inyota ndetse no kumenya ko bashobora kubona amabuye y'agaciro ahantu runaka. Yaba isasu ntiryamukuramo, impanuka bagenda bahuriramo nazo ntizibakuramo, bakomeza bashaka amabuye y'agaciro. None se ni ukubera iki aba bantu bashaka ibi bintu byose tumaze kuvuga? Ntekereza ko baba bizera ko amafaranga azabakemurira ibibazo, kandi koko uko ni ukuri. Ufite amafaranga hari ibibazo byinshi cyane utirirwa uhangayikishwa nabyo, kuko amafaranga abikura mu nzira. Bizera ko icyubahiro kizabafungurira imiryango yose yo kugera ku cyo bifuza. Bantu rwose bakunda icyubahiro, abavuga ati njye mvuga ryijyane, njye mvuga rwose bibe ibyo nshaka kuvuga. Kubera iki? Kuko mfite icyubahiro. Kandi ibyo nabyo ntabwo ari bibi ku ruhande rumwe. Yewe abantu benshi bizera ko amashuri azabageza ahantu heza bifuza kugera, bifuza kwicara, bifuza gukorera, akabageza ku buzima bwiza bifuza kubamo. Kandi ibyo nabyo amashuri arabishoboye. Ibyo byose hamwe n'ibindi tutavuze, abantu babishakisha imbaraga zabo, babishakisha ubwenge bwabo bwose, babishakisha umutima wabo wose. Kandi noneho igitangaje, baba abapagani barabishaka, baba bavuga ko ari abakristo nabo barabishaka, yewe n'abakristo nyakuri
bamwe niko babigenza, imitima yabo bayihanga kuri ibyo ngibyo bifatika bya hano ku isi. Nyamara Bibiliya hari ikintu ivuga. Ndagira ngo turambure Bibiliya zacu muri Matayo igice cyaho cya 6. Matayo igice cyaho cya 6. Matayo igice cya 6, ndagira ngo dusome amagambo ahari duhereye ku murongo waho wa 32. Matayo igice cya 6 murongo waho wa 32. Bibiliya irambwira ngo kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ni ibiki biri kuvugwa muri iki gice? Yesu yari arimo yigisha igihe yari akiri hano ku isi mu buryo bw'umubiri, hanyuma aza kubwira iteraniro ry'abantu yari arimo yigisha, arababwira ati ntimukajye mwiganyira ku bijyanye n'ibintu bitatu: hari ibyo kurya, hari imyambaro, hari aho kuba. Yesu abwira abangaba bari bamuteze amatwi, bamwizeraga ko badakwiriye kwigera bahangayikishwa n'ibi ngibi, ahubwo ko bari bakwiriye kwizera Imana, kuko Imana niba ari se, ibikorera inyoni, ibikorera inyamaswa, ibikorera ibyatsi, nta kuntu yabura kubikorera abana bayo. Noneho rero ageze ahangaha avuga rino jambo rikomeye, aravuga ati abapagani nabo ibyo ngibyo barabishaka, banahangayikishwa nabyo. Ntabwo bivuze ko abakristo cyangwa abizera badakwiye gukora, badakwiye gushaka icyo kurya, badakwiye gukora ibyatuma babona ibyo bambara cyangwa se babona aho kuba. Oya, ntabwo ariko bivuze. Ntabwo mvuze ngo icara hariya ubundi wizera Imana byose bizagwa aho ngaho. Ya, ni nayo mpamvu Imana yaguhaye amaboko ufite, ni nayo mpamvu Imana yaguhaye ubwo bwonko ufite, niyo mpamvu Imana yaguhaye amaguru abiri, niyo mpamvu Imana kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo iguha imbaraga zo guhaguruka. Ni ukugira ngo ugende ukore. Bibiliya irambwira ngo udakora ntakarye. Ukwiriye gukora rwose, ahubwo icyo Bibiliya iri kuvuga ni uko udakwiriye gushyira iby'isi ku mwanya wa mbere mu mutima wawe. Ntabwo ari byo bikwiriye kugutwara uruhu n'uruhande, ahubwo wari ukwiriye gukora icyo Bibiliya itubwira hano ku murongo wa 33 w'iki gice aho tumaze gusoma. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana. Rya jambo ryacu cyangwa se ya nshinga yacu gushaka Imana iri kuvuga. Yesu Kristo aravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Mwene magambo, icyo Yesu arimo kuvuga ni iki ngiki: ni uko abantu bavuga ko bakunda Imana, abantu bavuga ko bashaka Imana, bari kujya mu ijuru, bari bakwiriye gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo mbere y'ibindi bintu byose. Hanyuma ibyo ngibyo akaba ari byo bamaranira gushaka, noneho ibindi byose bakabyongererwa. Ibindi bakabyongererwa. Nizera ntashidikanya ko Yesu ibyo avuga ari ukuri. Ntabwo Imana ishobora kureka umuntu wayo. Dawidi nawe yarabivuze ngo nari umusore none ndashaje, sindabona umukiranutsi asabiriza, sindabona yicwa n'inzara. Ibyo Imana ivuga byose ni ukuri. Ntabwo washaka Imana, washaka ubwami bwayo, washaka gukiranuka kwayo, hanyuma ngo uzabure uko ugira. Bibiliya irambwira hano mu Kuva igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 7 ngo Uwiteka aramubwira ati ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa,
kuko nzi imibabaro yabo. Ijambo nshaka hano ko ureba cyane, Imana iravuga ngo ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Imana yari irimo kuvugana n'umugaragu wayo Mose. Igihe Imana yamwigaragarizaga kandi ikavuganira nawe mu gihuru cyaka ariko kidakongoka, Imana yabwiye Mose aya magambo ngo ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye. Imana yitegerezaga kubabara k'ubwoko bwayo. Yari izi neza imibabaro bari kunyuramo. Yitegerezaga neza uburyo batotezwa. Yitegerezaga neza ku mitima yabo, ikabona agahinda kariho. Imana yari ibazi, yari izi n'ibyo bari kunyuramo byose. Iyo urebye hano mu Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya kabiri umurongo waho, Gutegeka kwa kabiri igice cya kabiri umurongo waho wa 7, minota nibitwemerera turaje tuhasome. Gutegeka kwa kabiri igice cya 7 umurongo waho, igice cya kabiri umurongo waho wa 7, reka tuhasome. Naho hari amagambo asa nkayo twari tumaze gusoma. Uwiteka aravuga ngo kuko Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha imirimo yose ikuva mu maboko, ikita ku rugendo rwawe rwo muri ubu butayu bunini. Uwiteka Imana yawe ikabana nawe iyi myaka uko ari 40, ntihagire icyo ubura. Nanone Imana yari irimo kuvuga mu kanwa k'umugaragu wayo, ibwira Abisirayeli ko ibahera umugisha imirimo yose yo mu maboko yabo, ikita ku rugendo rwabo rwo mu butayu uko bungana kose, kandi Uwiteka ikabana nabo imyaka 40 yose. Hano icyo nshaka kwerekana uko Imana izi neza imirimo yawe ukora. Ushobora kuba ucuruza ibintu bitandukanye, Imana izi iyo mirimo ukora. Ushobora kuba ufite akazi runaka, Imana izi ako kazi ufite ukora. Irabizi ndetse yiteguye kubana nawe, yiteguye kugendana nawe, yiteguye kukugaburira, yiteguye kugutunga, yiteguye guca inzira y'ubuzima bwawe inyuze mwako kazi ukora. Ikibazo gisigara ari iki ngiki: mbese koko ushaka Imana? Nyamara Imana yo irakuzi muri iyo miraba yo mu buzima uhura nayo. Imana irakuzi muri ibyo bigeragezo uhura nabyo. Imana irakuzi mwako gahinda no gucika intege ugenda uhura nako. Izi neza izina ryawe, izi imihagurukire yawe n'imigendere yawe. Imana izi umubare w'umusatsi uri ku mutwe wawe. Imana irazi neza intekerezo zawe, izi biri mu mutima wawe. Irakuzi kuva ku bworo bw'ibirenge byawe kugeza ku mutwe. Nta kintu na kimwe cyo kuri wowe cyo mu buzima bwawe Imana iyobewe. Kubera iki ikuzi? Kubera iki mbihamya ko ikuzi yewe nanjye ikabinzi? Nuko Imana ariyo yaturemye. Ibiri indani mu ntekerezo zanjye irabizi, kuko niyo ubwayo yaprogramye intekerezo zanjye. Ibiri indani mu mutima wanjye irabizi, kuko irebamo. Nta hantu na hamwe nshobora guhisha Imana, haba no mu migambi yanjye Imana irebamo kandi irahazi neza mu buryo bwose. Rero intego yanjye kuri uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo wari ukwiriye gushaka Uwiteka kuruta ibindi bintu byose bishakwa, kuruta uko ushaka ibiryo, kuruta uko ushaka imyambaro, kuruta uko ushaka amazu, kuruta uko ushaka ibifatika byose byo muri uyu mubiri. Wari ukwiriye gushaka Uwiteka.
hanyuma ibindi byose bikaza ari inyongezo. Kubera iki? Imana irakuzi inshuti yanjye, izi neza uriwe, izi neza ibyo unyuramo, izi neza ubuzima bwawe, kandi ifite umugambi wo kukugirira neza. Niyo mpamvu wari ukwiriye kuba umunyabwenge uyu munsi wa none ugahitamo gushaka Uwiteka. Zaburi ya 27. Zaburi ya 27 tubona neza yuko umugabo witwa Dawidi yari umushatsi ushaka Uwiteka. Dawidi yashakaga Uwiteka. Zaburi ya 27 uhereye ku murongo waho wa 4. Bibiliya irambwira ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Azanshyira hejuru amagarike ku gitare. Murongo wa 8. Umutima wanjye urakubwiye uti, wavuze uti, nimushake mu maso hanjye. Nuko Uwiteka, mu maso hawe ndahashaka. Ntumishe mu maso hawe, niwirukanishe umugaragu wawe umujinya. Ni wowe wahoze uri umutabazi wanjye, Mana y'agakiza kanjye. Ntunjugunye, ntundeke. Dawidi yashakaga Uwiteka. Dawidi inyota ye yari ukubona mu maso h'Uwiteka. Dawidi yashakiraga ubufasha bwe ku Uwiteka, yashakiraga ubutabazi bwe ku Uwiteka. Igihe cyose Dawidi yabaga afite ikibazo, yabaga akeneye umurengezi, yabaga akeneye inshuti, yabaga akeneye izindi mbaraga zamutabara, zamuhesha agakiza, yazishakiraga ku Uwiteka. Dawidi yashakaga Uwiteka muri byose, kandi igihe cyose Dawidi yumvaga ko akwiriye kuba mu maso y'Uwiteka. Zaburi ya 63 uhereye ku murongo waho wa mbere ukageza ku murongo waho wa 4, ndagira ngo tuharebe. Zaburi ya 63 guhera ku murongo waho wa mbere kugeza ku wa 4. Mana, ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka. Umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. Uko niko nagutumbiririye ahera hawe, kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe. Kuko imbabazi zawe arizo gukundwa kuruta ubugingo, iminwa yanjye izagushima. Dawidi na hano arimo kuvuga yuko azindukira gushaka Uwiteka. Ndagira ngo nkwibarize kuri iki gicamunsi, mbese wowe uzindukira gushaka iki? Ni amafaranga? Ni icyubahiro? Ni ubwibone? Ni ibisindisha? Ni uguhaza irari ry'umubiri wawe? Mbese wowe uzindukira gushaka iki? Dawidi azindukira gushaka Uwiteka, kandi ngo umutima we ugirira Uwiteka inyota, ngo umubiri we ugakumburira Uwiteka mu gihugu cyumye. Hari ikintu kiri kuvugwa muri iyi minsi ku isi yose. Abantu bose batewe impagarara n'iki cyorezo cya coronavirus. Coronavirus ni icyorezo kandi gikomeye cyane.
nimvuga gutyo ntugire ngo ndi umuganga cyangwa se nsobanukiwe neza iby'indwara zaba izisanzwe zaba iz'ibyorezo, reka da, ntabwo ibyo mbisobanukiwe cyane. Ariko nubwo ntabisobanukiwe cyane, amatwi yanjye arumva n'amaso yanjye arabona. Rero nzi neza ko iki cyorezo ari icyorezo gikomeye cyakoze ku buzima bw'abantu b'ingeri zose, abakomeye n'aboroheje, abakene n'abatunzi, bose cyabakozeho. Iki cyorezo rero ni icyorezo gikomeye cyane, ndetse iki cyorezo cyahagaritse ibintu byinshi cyane mu buzima bw'abantu. Ni nayo mpamvu mvuga ko iki cyorezo gikomeye. Rero iki cyorezo nshatse navuga yuko cyumishije isi. Abantu benshi cyane bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwabo. Ababyeyi baribaza, ese koko abana bacu bazongera kwiga? Abantu benshi baribaza, ese koko tuzongera tujye mu materaniro aho twateraniraga? Abantu benshi baribaza, ese koko tuzongera tugende tujye gusura inshuti, tujye gusura abavandimwe? Ese koko tuzongera twisanzure nk'uko byari bimeze? Ese koko tuzongera tugire wa mudendezo twari dufite? Nanjye igisubizo ntabwo nkizi. Gusa icyo nshaka kukwereka ni uko iyi si yumye, ifite inyota y'ikindi kintu kidasanzwe kitariho uyu munsi wa none. Dawidi rero ngo ahangaha mu gihugu cyumye, we ngo niho umubiri we wagiriraga inyota Uwiteka, ugakumbura Uwiteka. Yewe gukumbura nacyo ni ikindi kintu kiremereye cyane. Sinzi niba warigeze ukumbura inshuti yawe cyangwa umuvandimwe wawe cyangwa umubyeyi wawe cyangwa umwana wawe ngo wumve uko urukumbuzi rumera. Urukumbuzi ntago rugaragara ngo umuntu abe yavuga ngo mfite ikiro cyarwo ngiki ndakikwereka, ariko umuntu ufite urukumbuzi azi neza uburemere bwabyo mu mutima. Dawidi yakumburaga Uwiteka muri iki gihugu cyumye, agakumburiramo Uwiteka, akagiriramo inyota yo gushaka cyangwa se yo kumva akeneye Uwiteka. Mu Bakorinto ba mbere igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 22 ndagira ngo tuharebe. Hari abagabo n'abagore. Abakorinto ba mbere igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 22. Hari abagabo n'abagore bitwa Abagiriki, b'Abagiriki. Hari ikintu ngo bashakaga. Umurongo waho wa 22 haravuga ngo dore Abayuda basaba ibimenyetso. Abayuda bo bisabiraga, bishakiraga ibimenyetso, ariko Abagiriki bo bashaka ubwenge. Abagiriki bishakiraga ubwenge. Abagiriki bashakaga ubwenge. Ese wowe ni iki twakumenyaho uyu munsi wa none? Ese wowe ushaka Uwiteka? Ese wowe ugirira inyota Uwiteka? Ese ushaka ubwenge? Salomo hano mu ngoma ya 2 igice cyaho cya 7 umurongo waho wa 14. Ngoma igice cyaho cya 7 umurongo waho wa 14, Imana yari irimo iganira n'umugaragu wayo Salomo. Hanyuma Imana dore uko yamubwiye ngo, hanyuma Uwiteka yiyereka Salomo nijoro aramubwira ati, numvise gusenga kwawe maze nitoraniriza aha hantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga
bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. Imana ibwira Salomo aya magambo ameze nk'isezerano yashakaga kugirana n'ubwoko bwayo. Irababwira iti rero abantu banjye nibacumura, hanyuma nanjye ngateza ibyago, hanyuma abantu banjye bitirirwa izina ryanjye, bakicisha bugufi, bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagashaka mu maso h'Uwiteka, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi. Imana irasezeranya ko izumva iri mu ijuru kandi ikabababarira igicumuro cyabo kandi ikabakiriza igihugu. Salomo aya magambo yarayabwiwe igihe yari umwami, kandi Salomo amaze kubwirwa aya magambo, nusoma neza muri iki gice, Imana ikomeza ivuga ibyo izagirira ubwoko bwayo igihe bitwaye neza, igihe bashatse mu maso hayo, igihe baciye bugufi, igihe bari kugendana nayo. Ndetse hari n'ibyago izabateza igihe batarimo gushaka mu maso hayo. Ndumva ko ikintu cy'ubwenge wowe nanjye twari dukwiriye gukora ari ugushaka Uwiteka, ari ugushaka mu maso h'Uwiteka. Ntabwo twari dukwiriye kudamarara, ntabwo iki ari igihe cyo kwirara ngo twikorere ibyo twishakiye. Hari abantu benshi cyane batakivuga izina ry'Uwiteka, hari abantu benshi cyane batagitinya Imana. Kubera iki? Kubera yuko nta nubwo bakijya aho bateraniraga, none kubw'iyo mpamvu barabyibagiwe, barabiretse, bibereye mu bindi bintu, barimo gushaka bya bindi twavugaga. Barishakira amafaranga, barishakira icyubahiro, barishakira ubutunzi, barishakira ibindi bintu ibibanezeza, barishakira ibindi bintu bihabanye no gushaka ibyo Uwiteka avuga twari dukwiriye gushaka. Aho twasomye muri Matayo igice cya 6, Yesu arimo yigisha, yabwiye abantu ko batari bakwiriye gushyira ku mwanya wa mbere ibyo kurya, imyambaro, batari bakwiriye gushyira ku mwanya wa mbere amazu, ahubwo icyo bari bakwiriye gushaka ari ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, noneho ibyo byose bindi bakazabyongererwa. Nyamara uyu munsi wa none ntabwo ariko bimeze. Abantu barabicuritse, abantu bishakira amafaranga, abantu bishakira iby'isi, abantu bishakira icyubahiro, abantu bishakira ibibanezeza, hanyuma bazabona umwanya kera kabaye bakavuga bati reka tujye no gusenga. Abandi bo barareba bakavuga bati muri uyu mwaka nta mwanya nzabona, nzajyayo kuri Noheli, nzajyayo kuri Pasika, ibyo bizaba bihagije, ninjyayo ku cyumweru isaha imwe gusa izaba bihagije. Nyamara ibyo ntabwo ari byo. Wari ukwiriye kumera nka Dawidi, ugashaka mu maso h'Uwiteka. Wari ukwiriye kumera nka Dawidi, ukagira inyota yo gushaka Uwiteka. Wari ukwiriye gukumbura ibihe byiza uri kumwe n'Uwiteka. Yesaya igice cya mbere umurongo waho wa 17. Yesaya igice cya mbere umurongo waho wa 17, Bibiliya irambwira ngo mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Aya ni amagambo yavuye mu kanwa k'Uwiteka, anyura mu kanwa k'umugaragu wayo Yesaya. Avuga ngo iki? Abwira ubwoko bw'Imana ko bakwiriye kwiga gukora neza, bakwiriye gushaka imanza zitabera. Imanza zitabera ni izihe? Ni ijambo ry'Imana. Wari ukwiriye gushaka uko wamenya ijambo ry'Imana, kuko mu gushaka kumenya ijambo ry'Imana niho umenyera iby'Imana ishaka.
bitunganye. Hanyuma niba uciriye bugufi iryo jambo, ni nako uba uciriye bugufi Imana, niko uba uri gushaka Imana. Ntabwo washaka Imana nk'uko bashaka amabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro iyo uyashaka, iyo umaze kubwirwa n'abahanga mu kumenya aho ari, bakakubwira aho ari, ujyana ibikoresho byabugenewe ugatangira ugacukura. Hari abacukura metero 1 bakayageraho, hari abacukura 5 bakayageraho, hari abacukura metero 50 batarayabona, hari abacukura metero 100 batarayabona, bagakomeza bagashaka. Ntabwo gushaka Uwiteka ari nka gutyo. Uwiteka umuntu amushakisha umutima. Hari itegeko Yesu yavuze riruta ayandi yose, nugushakisha, nugukunda Uwiteka n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Uko ni nako ukwiriye kumushaka, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, n'umutima wawe wose. Wari ukwiriye gushaka Uwiteka kuruta ibindi bintu byose bishakwa. Abakolosayi igice cya 3 umurongo waho wa mbere n'uwa 2. Abakolosayi igice cyaho cya 3 umurongo waho wa mbere n'uwa 2, ari nawo tugiye gusoreza. Abakolosayi igice cyaho cya 3 umurongo waho wa mbere n'uwa 2. Bibiliya irambwira ngo, nuko rero niba mwarazuranwe na Kristo, reba rino jambo rikurikiraho, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Inshuti yanjye uteze amatwi y'iradiyo, hari impamvu nizera ntashidikanya ituma abantu batizera Uwiteka, batizera Imana. Mu minsi ishize twari turimo tuvuga ku kwizera Imana hagati mu mayira abiri. Kwizera na cyagihe ibintu ubona ko byacitse, cyagihe bidashoboka, cyagihe kwizera Imana bisigara ari umwanzuro ukomeye cyane. Hari abantu bizera Imana mu bihe byiza, mu bihe by'amahoro n'umunezero, mu gihe bariye, mu gihe bakize, mu gihe batunze, mu gihe ibyo bakora bigenda neza, bakaba bari muri haleluya haleluya. Ariko byagenda nabi ho gatoya, Imana bakayitera umugongo, bakayivaho. Kubera iki? Nuko badashaka Imana. Hari ibindi bintu bashaka, ariko none Imana ikagenda iza imeze nkaho ari nk'ikirungo. Buriya ushonje warya ibiryo bitarimo ibirungo kandi ukumva biryoshye, ariko iyo uhaze nibwo utangira no gushaka ibirungo bitandukanye, kuko ntabwo ushonje cyane bitumye ushaka ibiryo ibyo ari byo byose, ahubwo none ugiye gushaka ibiryo. Ntabwo ariko twari dukwiriye gushaka Imana. Imana yari ikwiriye kuba ku mwanya wa mbere mu mitima yacu, by'umwihariko mwebwe mwitirirwa izina ry'Uwiteka. Mushaka ibiri mu ijuru, mushaka Imana, shaka ubwami bwayo, shaka gukiranuka kwayo, shaka uko wanezeza Imana. Nibyo bikwiriye uyu munsi wa none. Muri iyi minsi abantu benshi barimo kwibaza uko ubuzima buzamera ejo hazaza. Muri iyi minsi abantu barimo kwibaza aho turimo kwerekeza. Muri iyi minsi abantu benshi cyane babuze igisubizo cy'ubuzima. Wari ukwiriye gushaka Imana. Wa mukristo we, wari ukwiriye gushaka Imana kuruta ibindi bintu byose bishakwa. Wari ukwiriye gushaka Imana. Wari ukwiriye gusenga Imana ikakuremwamo inyota yo kuyishaka. Nibyo bigukwiriye, nibyo binkwiriye. Ntabwo icyo ari igihe cyo gushaka amafaranga,
ntabwo iki ari igihe cyo gushaka za diplome z'ibirenga, ntabwo ari igihe cyo gushaka ubutunzi, ntabwo ari igihe cyo gushaka amabuye y'igiciro, ntabwo ari igihe cyo gushyira ibi bintu ku mwanya wa mbere. Byari bikwiriye kuza ku mwanya w'inyuma, imbere hakaza gushaka Imana, imbere hakaza gushaka gukiranuka kw'Imana, hakaza gushaka kunezeza Imana, kuko ibi byose bizashira, ariko Imana ntabwo izashira, ntabwo izavaho. Imana ni iy'iteka ryose, kandi niyo yonyine ifite ubuzima bwacu mu biganza byayo. Mana, icyama ukaturemamo inyota yo kugushaka, icyama tukagukumbura, icyama imitima yacu akaba ari wowe uyisaba, aho kuba ubutunzi, aho kuba ibindi bintu bizashira by'akanya gato bidafite umumaro w'igihe gihoraho, ahubwo bifite umumaro w'akanya gato. Ibyo bikaza nyuma, ahubwo mbere tukashyira wowe. Nibyo nisabira, nibyo nsabira bene data n'abashiki banjye bateze amatwi radio muri aka kanya. Reka mbabwire yuko ubu muri aka kanya mu minota ibarirwa ku mitwe y'intoki, nako ntayo, ni mikeya cyane, ushobora kuduhamagara kuri zino nimero za radio 0787106624, hanyuma ukatubwira nawe icyifuzo cyawe, cyangwa se niba hari icyo watwungura nawe ukakitubwira. Hello. No, mwiriwe neza. Mwiriwe. Amazina nitwa Arafati. Yego Arafati. Aho Kimisagara kuri ngabo cyane nkunda gukurikirana ibiganiro Radio Umucyo. Yego. Imana no kuri umugisha kuri icyo kigihe turi muri yigisha abantu benshi nyine ubona amaso yabo n'umutima wabo babihanze ku by'isi. Ariko mu by'ukuri nyine tugomba nyine kubahiriza rya tegeko ry'Imana yavuze iti tukundisha Uwiteka nyine n'umutima wacu wose n'ubwenge, ndetse mbese nyine tukayikundisha umutima n'ubwenge, ukayikunda wese pana kuyikunda igice, kuko burya Imana iyo tuyizeye burya iranadufasha tugakorera n'imirimo ikomeye. Rero nagira mbashimire n'ukuri murakoze, nkunda gukurikirana ibiganiro bya Radio Umucyo. Imana ikibaho umugisha. Urakoze cyane Arafati. Hello. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Nitwa Teofile. Yego Teofile. Urakoze cyane ku cyigisho kizitambukije. Yego. Uwiteka Imana iguhe umugisha. Yego nawe. Yesu niwe wavuze ngo muri Matayo amagambo mubanze mushaka ubwami bw'Imana tuzabyongererwa. Mu by'ukuri abantu muri ino minsi dufatiye ku rugero turiho twebwe turashaka, turi mu gihe cy'uko covid iduhangayikishije. Wakomoje ku kintu uvuga ko abantu benshi bakunze gusenga kwambaza Imana mu gihe bari mu byishimo, ariko nyamara twebwe abenshi hari ubwo tubona Imana cyangwa se tukibuka Imana kuko twageze mu bibazo. Ako kakaza ari nk'agahu Satani ari kudukinga mu maso kugira ngo tutabasha kureba bwa bushobozi bw'Imana, bwa bushake bw'ibihe byose, kuko bavuga ngo Imana ni nziza, Imana nziza ibihe byose. Icyo nabwira abateze amatwi Radio Umucyo banje n'abaje nubwo naje cyamaze gutangira, ariko wakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Abakurikira Radio Umucyo mureke dusenge, dufate ibintu byo gusenga, twegereze Imana. Nayo yavuze ngo mwegere Imana nayo izabegera, muhunge Satani nawe azagira iki? Azabahunga. Murwanye Satani nawe azabahunga. Niko bimeze. Urakoze cyane Teofile.
nawe urakoze cyane, Imana iguhe umugisha muvandimwe. Yego. Aha, nshuti bakunzi rero ni ahangaha iminota itwemereye kugarukira. Reka mbashimire cyane mwebwe twari kumwe, kandi kubirenzaho mushobora kuduhamagara kuri 0700001646. Amahoro y'Imana abane namwe. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese ye impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783001646. Imana iguhe umugisha. Kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu.